twigire mu karere ka Nyagatare. Twigire mu bari kuvuga yuko ngo mu murenge ni wa Rwemasha bari kuvuga ko ari ikibazo Nyagatare umuriro ni mabonesha kadusome inkuru. Nyagatare abirwemasha babangamiwe n'amashanyarazi bahawe adafite imbaraga. Twibutsa abantu iyi ntabwo ari inkuru bwa mbere, ngo ari bwije tugiye kuyisoma, ariko ntabwo ari ubwa mbere kuko ahantu henshi hagiye hari ikibazo cy'amashanyarazi bagiye habwa ikibazo mu gutanga amashanyarazi atagize kirafasha abaturage. Abashaka iki abaturage b'umurenge wa Rwemasha mu karere ka Nyagatare babangamiwe no kuba amashanyarazi bahawe adafite imbaraga zo gukoresha imashini zibafasha mu gutunganya ubwatsi bw'amatungo. Bakifuza ko uyu muriro wakongerwa ubushobozi ukabafasha mu bworozi bwabo. Sibyo abaturage bavuga ko kimwe n'abandi mu mirenge itandukanye y'akarere ka Nyagatare bagiye bahabwa amashanyarazi yo kwifashisha mu gucana azwi nka monofazi. Urumva bavuga ko uyu muriro bigoye ko washyirwaho imashini ikenera imbaraga zisumbuye nk'izo bifashisha mu gutunganya ubwatsi n'izizwi nka kopa machine zifashishwa mu gukama no kubika neza umukamo. Wumva Muhayimana Steven yagira ati uyu muriro dufite waradufashije kuko wadukuye mu kizima hakabona ariko hari imirimo tutawifashishamo cyane nko mu bworozi dukora. Twashishikarijwe gukora kinyamwuga aho dusaba kugaburira inka ubwatsi butunganyijwe zitarishije ku gasozi kuko bigabanya umukamo. Gutunganya ubwatsi rero bidusaba gukoresha imashini zikenera amashanyarazi, ubu tukaba dukoresha mazutu kuko ayo dufite adafite imbaraga. Akuzi ko uyu muriro wa monofaze byibuze ikintu wakora. Ahubwo reka turebe amatelefone amatara suyu nkuru Emmanuel isi. Reba umuyobozi wungirije. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu abanza urebe. Yego banza kuri umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe na ingufu rege ishami rya Nyagatare Niyo nkuru Benoit avuga ko ibikorwa byo gukwirakwiza amashanyarazi bikomeje kandi ubu hari gutangwa umuriro ufite imbaraga uzafasha abafite imashini itandukanye kuyishyira mu bikorwa. Wamwumvise umwe ari kuvuga ko ibikorwa byo gutanga amashanyarazi birimo gukorwa kandi barimo gutanga ufite imbaraga mbere byarakoze. Jya kundi umuyobozi wungirije w'akarere ka Nyagatare ushinzwe iterambere ry'ubukungu bamwita Matsiko Gonzague avuga ko hari gahunda yo kuvugurura imiyoboro yakozwe mbere ikongerwa ubushobozi ndetse amashanyarazi akagezwa mu nzuri aho ushaka kurekera. Abo bantu bari guhuza ntabwo bahuza, abo bantu barimo barahuza no gukwirakwiza umwe nuko ibikorwa byo gukomeza gutanga amashanyarazi bikomeje kandi bakaba barimo gutanga noneho ubu ngubu ufite imbaraga. Une ati ibikorwa byo kuvugurura birateganyijwe. Ni ukuvugurura, uri kubyumva? Kuvugurura ibyari bihari. Undi ahandi biranzitse birakomeje ahubwo ariko harimo gutangwa noneho ufite imbaraga. Uvuga ngo aho byarangiye ku muyobozi wa mbere aho byarangiye nta kibazo, hari ikibazo aho bitaragera nyine bari kugenda aho byarangiye ku wa mbere uyu warege aho byarangiye nta gusubira inyuma ngo hagire igikorwa. Donc kuri we yumva nta kibazo, ariko aho bigeze ubu ngubu barimo gutanga ufite imbaraga. Noneho batangiye babahereza umuriro udafite imbaraga. Umuyobozi w'akarere wungirije we ushinzwe iterambere ry'ubukungu wakavuga ati hari gahunda yo kuvugurura imiyoboro yakozwe mbere. Urumva harimo ikinyura barimo baranyuranye. Umwe aragaragaza yuko nta gahunda yo gusubira inyuma ihari ngo bakorere ibya mbere, undi akagaragaza ko hari gusubira inyuma ahubwo kandi ubwo bari mu karere kamwe. Uri kubyumva? Ni ukuvuga ngo uzi ko ushaka gucanganyikisha abayobozi babikora bakubitana n'amakofi. None se ubwo wowe ibyo bavuze se uri kubyumva? Buze turagaciro ibyane. Ariko rero turagaciro mu rushinzwe ubukungu ni turagaciro cyangwa turagaciro mu rushinzwe amashanyarazi. Ushinzwe ubukungu ashobora kuba ndasobanukiwe ibijyanye n'amashanyarazi. Uzise batabisobanukiye aha. Nabanzu sembazi kuri kamera. Oya ntabwo nasembazi ashobora kubisobanukiwe sembazi kandi turakomeza ikiganiro komeza. Kare nta muyobozi adafite ubushobozi icyo gikungu
tuvuge ko yajijwe se tuvuge ko yajijwe wasabye imbabazi se ntabwo nazisaba kuko ikigaragara information yatanze Brandine ntabwo nasaba imbabazi nta muyobozi mbese ntabwo tubona birukana none se bakwirukanye nuko mushoboye we ntabyo musabiye ariko niba atanashoboye yanataha none se umwanya w'abandi umuyobozi yitwa umuyobozi kubera iki kubera ko hari abayobora kandi biri mu nshingano zakabari kubisubiza neza none se yiruka mu mugana rero aha ngaha abayobozi ibyo batangaje biranyuranye sibyo ni ikigaragaza ko hari umwe muri bo udafite amakuru ahagije njyewe nkurikije barayafite ariko igisubizo gitangwa ntabwo ari igisubizo kimwe ahubwo ibisubizo binyuranye buri wese nacyo kurora agakira muri bikorwa igisubizo cye bizagenda nkurikije ibyo nsanzwe mbona n'ahandi hantu umuyobozi wa rege niwe wavuze iby'ukuri iki ko bari gusubira inyuma ko nta gahunda yo gusubira inyuma ibyakozwe ubu ngubu biri gukorwa barimo gutanga umuriro ufite imbaraga ariko ntabwo yahakanye ko hari uwo baciye udafite imbaraga nyine ntabwo yabihakanye bivuze ngo dushobora kuzabona inkuru abari guhabwa umuriro uyu munsi bo bakaba badafite cya kibazo ariko ibi ngibi umuyobozi wungirije ushinzwe ubukungu Gonzague yavuze by'uko bazasubirayo bagakora kuvugurura yabeshyaga ntabyo ndi kubona ariko rero sinzi niba ari cyo kibazo cyihutira bagasubira inyuma bakavugurura kuko niyo ubabajije barakubwira ngo turimo kurwana no kugira ngo n'abatawufite nabo babone uri kubyumva namwe mwe mwihanganye ariko ikibazo nizere ko kitari mu buhinzi urumva twari tubona ahantu henshi rege sinzi niba ibikoresho baba bashatse bya make bihendutse hano henshi uzahagera usanga abantu bafite umuriro ariko nta cyuma gisya gihaba iyo hari umuriro nyine hari umuriro utagurutse imashini nk'iyi miriro ya monofaze ntabwo ishobora kuba imashini zikomeye niyo gucana amatara ifitemo ibice bibiri hari itiriti na ntuza hari na ayo ngo IDCR harimo ishinzwe gukwirakwiza ibyo bikorwa remezo hakaba hari n'indi ishinzwe kuzazanamo umuriro inanishyuza uri kubyumva ni ukuvuga rero aba tuzi cyane rega ariko niyo tubibazo byinshi nyine byose bibumbiye bahuriye muri rege niba ari rege groupe sinzi reka turebe abaturage basabye rege nabo twabonye batanga ibisubizo none uyikuriye ku karere we aravuga ati ubu ngubu uwo turi gutanga nta kibazo ufite bishatse hari umuntu uriya umuntu ushinzwe uburege mu karere nta gisubizo yahaye abantu muri wabanye mukeya yavuze ko ibyo bari gukomeza byabayeho ariko bari gukomeza nta kibazo kugira ngo yakibaha erega uriya usibye kuba ari mu karere nta mwanzuro yafata akaba ashinzwe iki aba ariyo gusa byo kugira ngo amenye ibintu nawe urasaba imbabazi abaturage ese umuntu ashyirwaho kugira ngo akemure ibibazo by'abaturage umuyobozi iki yafatiwe mwanzuro yabakora ubuvugizi bakagira vuba vuba bakabyihutisha arakora ubuvugizi abantu kandi ari ukwiye gutanga igisubizo ntabwo yafata umwanzuro kuko we buriya nyine nibyo nakubwiraga ibintu yavuze we yabivuze mu buryo buri politiko nawe ni ukuvuga ngo ntashobo none se nyine baza ahubwo niba uvuga uti yakora ubuvugizi aho buri kigo kizajya gishyira umuntu mu karere kugira ngo abe akora ubuvugizi atafata umwanzuro ubwo urumva atari ikibazo ni ikibazo ariko se ko umukuru w'igihugu arabivuga abantu bashaka kubwirizwa gukora ibintu byabo hari n'ijya kubona ukabona n'umuminisitiri runaka muri minisiteri ayoboye yagezweho nk'ikibazo akavuga ngo nzakora ubuvugizi azabukora minisitiri akavuga ngo azakora ubuvugizi hari inzego z'umurenze minisiteri z'abagiye akagezweho ikibazo akavuga tuzakora iki kibazo tuzagikora ese ubwo nk'iyo minisitiri avuga ngo azakora ubuvugizi tuvugisha ukuri njyewe nahita mwega minisitiri nawe ikibazo nzakora ubuvugizi abaturage baragoka wowe uje no hano kuri ntuza ntabwo nshatse kuvuga minisiteri yawe aho minisitiri abazwa ikibazo akavuga ngo tuzabakorera ubuvugizi hakorera wenda hari ibintu birenze inshingano ziwe ariko se byashoboka hari ibintu birenze inshingano umukuru w'igihugu buri munsi ahora ababwira baba barubakiye ubushobozi sibyo bwo kuba yafata umwanzuro n'ibiki byose yaba ibyo kudategura ngo abantu bashyire ku murongo be n'ibintu biri periyoteri ibintu by'ibanze bishakira inzira bigira ibintu bibiri uriya mukozi rero wa rege yigira mu bintu bizatuma barya vuba uriya mukozi wa rege hariya mu karere ndakubwiza ukuri ko adashobora kuvuga ngo iyi transifo bitewe n'ibyo twabonye bimeze bityo bimeze gutyo sibyo ihindurwe ntabwo ibyo bintu yabifitiye ubushobozi icyo bita decentralisation urakizi
icyo gihe rega bakumanura impamvu umva Jean-Pierre decentralisation hari igihe bakumanura bakakumanura wegera abaturage ariko nta kintu baguhaye mu byanjye nta bushobozi baguhaye kwegereza ugasanga ububasha wabusize aho wavuye uri kubyumva wowe umanutse nkawe gusa ugiye gukora iki ugiye ku bibazo bafite n'ukwegera abaturage wumva uko mu baturage ariko uyu munsi usanga bitari bikenewe cyane kubera n'ikoranabuhanga ryaje buriya umuturage wahariya Rwempasha uyu munsi afite ububasha bwo kwihamagarira umuyobozi wa rege ku rwego rw'igihugu ntabwo afite wowe yarabufite umuturage yamuhamagara ngo bibamare ahubwo umva ikibazo kiba kirimo iyo amuhamagaye aramubwira ngo aho ngaho tuhafite egera ishami ryacu aho ngaho rigufasha kandi ababizi neza ko icyo kibazo wa muntu wo kwishami ntabwo nawe azagikemura ahubwo nawe azongera agaruka aravuga ngo agiye kugikorera iki ubuvugizi twakoze amakosa twavuze kuri rege umva ibibazo bya rege ni ibintu bisanzwe aho gucyaba ikibazo rege nta kibazo cyabonetse ntitwaje tuvuga mu minsi yashize z'umunyarwanda bavuga ngo ipoto iri mu murima w'umuntu akazamara igihe abandikira muze muyikuremo imyaka 7 ngo andika ukazandika impapuro zigacika abantu bandikira ntibavuga abantu bandikira n'amaguru bagira abantu bandikira ntabwo ntibabona urabivuga uzatwandikire umuntu wamagaye ejo bundi ngo mutwandikire muri ntebe ngo tubahe amakuru sinagiye Imana yo mu ijuru niba umunota wandikiye sundikiranye n'uvuga urabivuga utarabona ese Sam ari amakuru n'urugero bera abantu watse amakuru ngo twandikire ubundi buriya aramutse aje wahita amakuru cyangwa wahita ibintu wahita amateka amakuru n'ibyo ubonye urabivuga ibyo bya rege utarabona ahantu ipoto igwa wamara kugaragaza ko ipoto yaguye ugasanga hari uri kubwira abaturage ngo biterateranye ngo haze ngo umuntu ngo woherejwe n'ishami ngo kugira ngo iyo poto bayegure ugasanga umuriro wagiye ukubita abantu mbese nibuka inkuru ye harya ni muri mwebwe nenda wakoze inkuru y'ibara ry'amashanyarazi rya hato na hato itwika abantu ibintu by'abantu batahise ko barira abaturage bararira ariko kugira ngo uzabahoze nicyo kibazo ahubwo mbese nibuka indi nkuru yigeze ko niba ari muri Rubavu aho ipoto nabwo yaguye n'insinga zikagera uzabona hari ibisinga abaturage abana bajya gukiniraho abana bagakiniraho umuriro ukabakubita bamwe baciye amaboko buri ishami mu karere idashoke depanaje kugira ngo ukemure ikibazo cyabayeho kugira ngo uzababone Shabro no guca ku ruhande ukabanza ugatereka mu nimero kangira inama n'abaturage mu nimero ugomba kugira uzinde gufata nimero za rege uzafate nimero zura muntu uza kuri tere ura gutabara kurusha rege arahagera nawe umwishyura ku giti cyawe umwishyura ku giti cyawe ura muntu wa rege oye ntabwo ari gutanga ruswa mufate nimero za ngombwa izo gufata nimero rege gufite nimero ya WhatsApp fata nimero tekinisi narabonye ku modoka zanditseho hariho umurongo ubuntu ura murongo uhamagara ugasarara Jean-Pierre nta ibintu uri kuvuga ntago ngira inama abaturage sibyo uyu muntu uza gukora amazi muri quartier fata nimero ye uriya gufasha kurushwa wavuga kuri WhatsApp Sake nizakugera nawo umwishyura nk'umukozi wigenga ntabwo umwishyura nk'umukozi wa rege buryo yishyurwamo tubyihore cyane no kuzabona ubufasha muri rege fata nimero y'umutekinisiye urumva niba ari ikibazo cyabaye amashanyarazi akaba yanze kwaka n'iki byose muhamagare araza kandi azana moto ya rege aza gufasha ngo uzahamagara nimero z'ubuyobozi ngo hedikota ngo turaje tuzohereze uzategereza iminsi 5 zira nimero ziri ku modoka ntabwo zikora ese twazahamagara tugarura ko zitaba hari ikibazo dufite se niba twitaba urabaza ikibazo tubaze ikibazo abantu b'Inyagatare ko bavuga ko nabasuhuze reka turebe iriya moto twajya twumve ko mwitaba twaturi mu kiganiro wese ko mujya mwitaba cyangwa ati ako n'ubwo mbino benshi hari ibibazo by'umuriro byinshi bikabije aho imiriro Jean-Pierre nkuru warayibranchije dushake balance y'ingure Jean-Pierre baragenda baguhererekanya ati hamagari ishami rikwegera iyo imodoka sindayibona iriho nimero ra niyo bareba kuri website yabo hasi aho wenda shaka ya modoka yabo akaba 30 na
ngo kurya kurwanya ruswa shaba byandikaho cyane yanjye abatinya ba branding no kurabona branding kugira ngo babikore ibeshe zuvuga uti yanyetse ruswa birangire na service ubona ko utazongera no kwibona vuba kandi baraguhanahana bura niyo mpamvu uzasanga bamwe banyura mu gikari bakabyandikira twebwe abandi bantu njya ujye uhamagara isosiyete itumanaho kugira ngo bazagufate wamara kuyikupa ahubwo ugahita ukoreza ubutumwa ngo twabonye ko mwadushatse ngo mukatubura ngo mwongere mugerageze bakoreza ubutumwa nyuma iyi nimero ubwo mwari mugize ngo nyicokoze reka yarege rega ni 2 ese wayihamagaye Brandi biraje nzego si service turamukeneye turimo turabivuga baravuga ngo wanga amazimwe icamo wayibonye nayibonye ngaho yihamagara wanga amazimwe abantu bahabona wanga amazimwe abantu bahabona ibyarege byo abantu baranabyihanaguye se wa mukobwa nabonye Jean Pierre araza ngo kuzadukubita kanimero ngo umuntu hamagara mu gikari ngezo nimero nawe nyine ngo nkoga ngo ugiye guhamagara ngo nibi aho guhampa nimero yo muri izi societe tumanaho nkajya mwihamagara no 27 ni niyo nimero wahamagara mu gihe ukeneye wenda ubufasha iracamo kabene mu beje nzego ko tadufata ko Kinyarwanda mukande rimwe ku bibazo by'ibura ry'amashanyarazi, 2 ku bibazo byerekeye fagitire, 3 igihe mukeneye ubutabazi, 4 niba ndacyabari mushyiremo nomero ya cash power cyangwa nomero y'ifatabuguzi ibura ry'amashanyarazi cyangwa bibeshye ibyo wasize ubuse nibeshye nari bushyiremo ubufasha ubufasha hajya ni 2 kabiri yazishyizeho reka yego tambwe yakoze cyane maze tubabaze harya Jean Pierre iyi nkuru umuvugizi wa rege ntago muzi niyo uzari n'umunyamakuru yitwa Bienvenue Damutus ko nta mwumva rimwe ari kuvuga ubundi we ariko ntabwo abantu bose babona nimero z'umuvugizi iriya nimero niyo kanda rimwe ni Ikinyarwanda dukoresha mukande rimwe ku bibazo by'ibura ry'amashanyarazi, 2 ku bibazo byerekeye fagitire, 3 igihe mukeneye ubutabazi, 4 niba ari ibibazo rusange, 5 niba mushaka kumenya aho igisubizo cy'ikibazo cyanyu kigeze, 9 niba mukeneye kutuvugisha, 0 mwihangane tubashakira ubafasha, mwihangane mu gihe tubashakira ubafasha. Mushobora gufatwa amajwi kugira ngo yifashishwe mu kumenyereza abakozi bacu, natwe turayabafata kuvugururwa muri iyi serivisi. aragufasha kiremo ko baryumyeho live rege turayihamagaye duciye amazi se wapi akurahe rege zikora ibyo abantu bigirisha se buryo kuko nibyo none se ubu rege nayo irashinjwa ubu ngubu ari byo byane twavuga ngo wanga amazimwe abantu bahabona ubu umuturage urabona yazafashwa ryari wa mugani wa Jean Pierre ndimo ndakugarukira si ngombwa ari ngombwa kungarukira ibyo nzavuga ibyo nzayimbona byabivuga ikiza kuko iyo tuva ubwenge y'umunyakigali ufata kane mugo ku ruhande iyo tuva nufashe nimero ye iyo tuva kuri ingingo tudahamagaye zino nimero byari kumbabaza kuko wari gusanga tuzaba dushinjwa yuko tutigeze duha rege umwanya nabyo kumbwira umuvugizi w'uru rwego w'iki kigo kandi barashyizeho nimero y'ubuntu itishyurwa igashyirwa ku modoka igashyirwa ahantu hose igashyirwa kuri website ariko bakakanya tukaba tugize ikibazo tukabahamagara wumvise ukuntu bigenze cyane pe telefone yakomeje kugenda amasegonda ariko nta muntu uri kuvuga ubwo se urumva
ibi bintu serivisi za rege zikwiye gusubirwamo pe tubahamagaye ku mugaragaro mwese abantu bose babireba rege tuyamagaye akantu muze kukadukatira kone murahamagara akaburu rege irahamagarwa wapi vuga imibare ukanda ntayikunda vuga kanda muri rege mutonye no kwisonga mutonye ari kwisonga muri rege ni iyi mwayituka kandi byari saa 5 ni saa 5 twayihamagaye saa 5 z'amanywa kuko ushobora kuvuga ngo ari amasaha y'akazi yari mu masaha mabi bari kwitegura kujya muri pause ese burya na pause bagira umwanya wo kuyitegura na pause bagira umwanya wo kwitegura ku murongo tugasiga turi ku murongo ngo ugende nuvuga ngo habaho igihe cyo kwitegura pause cyane hakongera hakabaho ariko hakongera uko igihe hamwe turagifite rego tuvugane hakongera hakabaho n'igihe cyo kuva muri pause nabwo wagera muri office ukabanza ugakora digestion kwitegura kugira ngo usubire mu kazi ahubwo abantu bafite n'akanapu umugani rege banafata n'akanya ko kuruhuka bavuye muri lunch hari ahantu nigeze kujya ku ivuriro rimwe ntabwo ndivuga ariko hano mu mujyi wa Kigali ivuriro se kandi bya leta ariko yaryigenga ntabwo bishoboka ngezeyo nsanga bamwe mu bakozi rwose bari bafunguye machine bibereye babafunguye amasite yiberaho match bafite tuyikuteri mu matwi tutu bluetooth bari kwirebera za match wamugeraho yabona ushaka kubireba cyane agahita akanda ku kawindo karimo systeme zivuriro wareba hirya gatoya agahita agarura kuri match uri kubyumva ibyo bintu kandi urumva niba byagaragaye mu bikorera noneho ubwo muri leta biba byakabije ahubwo hari n'abandi nabonye ibigo bya leta serivisi hari ibigo njya mbona ukagira ngo bikora mu kindi gihugu ariko yenda muze kumbwira ashobora kuba ntabizi amasitasiyo ya esanse agenzurwa n'andi bijyanye na serivisi zayo biriya byagombye kuba biri mu biganza bya rura ako nabikorera bikazamo za harya burarika nayiza Imana yo mu ijuru niba ari umuntu uje ikibazo ajye kuye muri comment amasitasiyo ya esanse amwe namwe ntabwo ari yose urahagera bakaguca amazi none sitasiyo irimo umuhondo n'ubururu ntabwo nyivuze sitasiyo ifite brand y'umuhondo n'ubururu baguca amazi none sitasiyo iri Kimisagara umuhondo n'ubururu cyangwa umuhondo n'icyatsi umuhondo n'icyatsi cyangwa umuhondo n'ubururu umuhondo n'icyatsi ngo birizo umuhondo n'icyatsi irimo ibintu bya panasa baca amazi kandi hose izina mu ijuru hose ntabwo ngo naha erege wose izina ntabwo ahubwo abakozi bayo nibo bambaye imyenda y'ubururu n'umuhondo sitasiyo mana yanjye ako aba bantu baba mu nzego ntabwo banywesha ureba imodoka ureba ikinyabiziga ukamenya serivisi uri buze kugira uzajyana rifani neza nyunze rifani imodoka uzajyana imodoka hari imodoka umuntu areba akabona hari imodoka rega bakwiye kugira uwo muba bareka nyine reka mvuge n'abatwara rifani nuko wari uvuze ngo ntabwo abari mu nzego ngo bagenda gufatisha wese n'ubango bo bakureba intambu ntabwo uvugizi amasitasiyo arasuzugura uzi ko kugira ngo abakozi babo aho kugira ngo ujyane icyo kinyabiziga batari bwubahe ntawe ubwawe wakwigendera bari abantu ushaka mbwiza ukuri noneho inzego zarebe sitasiyo iri Kimisagara uzamuka utaragira ku isoko hari abakozi uzamuka mu kuboko kw'imoso hari abakozi noneho izina ry'Imana naravuye nanyweye ese nayo kuri telefone badashaka nayo mu ntoki yamaje ntishyure aca amazi si umwe wenyine abaho bose reka twikomereze ikiganiro Rwanda nkunda erega ibyo byose nubwo tuba turimo kugenda tubitinda oya biriya bigo bya sitasiyo badafite abandi bantu bikorera batari abanyarwanda mu bishishikariza abanyarwanda gukunda igihugu uri kubyumva niyo mpamvu tuba turi kubitindaho ikiganiro cyacu Rwanda nkunda donc iyo ukoze ugatanga serivisi nk'uko yakabaye ubu urimo mu mujyo wo gukunda igihugu ariko ngo hari n'ibindi bigo ngo umuntu ataba yemerewe kuzamura telefone bakavuga ngo uri kuba recording
wizamura urakora kundi muri kuvugana n'umuntu telefone yifashe mu ntoki ngo ntabwo babyemewe yibike kugira ngo utabari kodi kubera ko baba bikeka yuko ariko bajya babimenya abandi bafotora ukabona dusigaye tuba twambaye rinete ziri kodinga dusigaye tuba dufite amasaha utwara telefone mu ntoki bagahita bagusubiza inyuma umurongo isaha ya Brandine isaha ya Brandine sahita mugora umwe rero no mu nda y'isi urumva ni ukuvuga ngo bagomba kumenya yuko hasigaye haraje iterambere kandi telefone nka telefone yanjye si ngombwa ko naba nayivanye mu mufuka n'ubundi iri mu mufuka rikoda iri on n'ubundi nagufata ahubwo icyo bo bagomba kumenya ni ugutanga serivisi nziza tarebe kurisha ikoranabuhanga ryo rizajya ribatamaza kandi ikindi iyo mudatanga serivisi nziza no muri bagenzi banyu harimo bamwe muri bo baduha amakuru n'ubundi haromberwa kubona kuri social media ari gujoininga nawe ngo mu kigo cy'itumanaho kimwe nawe ziba ega hari ibintu byinshi tugenda duteguraho ibiganiro ibyo byagiye binavugwa aho buriya bari abapompisi uzi ko ariko harimo bamwe muri bo bareka akazi ka leta ndabazi pe bakajya ko biba umugabo baramwibye urumva bamaze kumwiba ageze isanse ntiyamugeze hagaruka inyuma urayampa bageze bamuga ati gira vuba ariko bitarasakuza bitarabura bijya bibaho cyane byagiye bivugwa ku masitasiyo amwe n'amwe